ku buryo iyo ubigoretse cyangwa ukabivanga amaso y'umwuka y'abantu b'Imana arahagije ngo akujajinge agucira urubanza none se nta nkuru urakora ukabona isi yose iri kugutuka ati nta mukozi w'Imana rokwiye kuba akora iyi nkuru none iyo nkuru wajya gusanga ahandi bayikoze badafite izina nk'iryawe rya gikristo ugasanga bo bari kubashima waba uri kumva ikintu ndi kukubwira ya nkuru mwahuriyeho bayikora nk'uko wayikoze bo bakabashima ariko yakorwa na Ezekiel umuririmbyi evangeliste umuhanuzi w'Imana wowe bakagutuka ntibibaho ni nyinshi cyane nta n'inkuru n'imwe njye nkora ngo mbona abantu baba batahangaho ukoze ukuri Ezekiel nyine nibyo nakubajije nta gihe ujya ukumbura ibihe byawe by'ivuga butumwa rya nyaryo uri mwumuhamagara uri kuririmba hawapi tuvuga ukuri nyine dusase inzobe none turebe ko twabona Ezekiel twifuza ntago ibyo ibiganiro tuba dukora yego uherutse kurya igaburo ryari igaburo hari ikintu bashobora kugirira amatsiko kuko igihe uri kuri YouTube muri aka kazi nyine ukora ugakora uri umukristo ugakora uri umuvugabutumwa ugakora uri umuhanzi bivuga ngo ibyo ni ibintu byose Yesu yagakwiye kubabona mw'icyubahiro kubw'izina yaguhaye ry'uwo muhamagaro ni message zinga ushobora kwakira mu biganiro bya byura hari umuntu kwandikira ati man narebye ikiganiro cya Ezekiel none najugunye urumogi narebye ikiganiro cya Ezekiel naretse ubusambanyi narebye ikiganiro cya Ezekiel none ndumva namushaka hari akansengera nkakira Yesu bijya bikubaho biroroshye kandi birashoboka umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano BKM wa Yesu yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muvaho muherereye upfa kuba ufite piano gusa iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha mu mezi make gusa ubu ubaye umucuranzi wifuza kuba we reka nangire gusuhuza cyane wowe wahisemo gukurikira ibiganiro tukugezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye ni ibintu by'igiciro ni ibintu by'umumaro kandi twubaha nyita BKM cyangwa se BKM wa Yesu byose ntacyo bitwaye turi kwiyobokamana TV ndetse no kuri Kiranuka TV ikiganiro ni cyakindi nyine iyobokamana twifuza ikiganiro cyacu cyitwa iyobokamana twifuza iyo tuvuze ngo iyobokamana twifuza tuba turi nyine mu murongo wo kubaka gospel ikenewe kuri social media inkuru y'umwana w'Imana ni iyihe inkuru dukwiye kuba tubwira abantu badukurikira ni izihe ni iki dukwiye kuba dutangariza abantu ni iki Kristo adushakaho ijambo ry'Imana muri Matayo 28:19 rifite misiyo ryaduhaye twese abakristo ivuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose aka kantu nagakunze cyane kavuga ngo ndi kumwe namwe muri uru rugendo rwo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo Yesu yatwemerera ubufasha bwo kuduherekeza bivuga ngo biroroshye cyane no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukiruka kuko nyirabwa buri inyuma tugiye kuganira rero mu kiganiro iyobokamana twifuza iki ni igice cya 4 cy'ikiganiro cyangwa se episode ya 4 y'ikiganiro cyacu kandi turashima Imana kubw'impinduka bigenda bizana muri uyu musanzu nyine twemeje gutanga mu murimo w'Imana sindi ngiye nyine muri iki kiganiro ngize umugisha wo kubana na mwene data twicaranye hano muri iki kiganiro nuko mbona yitonze cyane si ukuntu byagenze Ezekiel karame urakomeye uraho neza BKM wa Yesu rero yakubwiza ukuri Yesu ashimwe Yesu ahimbaze ko witonzeze bitewe n'ahantu ngeze kuyobokamana ntabwo ndi ku Ikaze TV Rwanda sindi kuri Kiranuka aho ndahari ariko nageze kuyobokamana bisobanuye ko gahunda ni ukubanza ukayoboka none wayobotse none neze Ikaze TV Rwanda mu mumeze nawe urabyumva iyo hajemo ibintu by'ikaze hakazamo TV hakazamo Rwanda bitubyumva urumva bihuye n'iyobokamana ubwo kora duramukireze kiye kandi mwamamarije cyangwa aragura akantu arakagura buri aremewe ariko Korode aremewe cyane ejo bundi twaraganiriye Korode ndumva muri ibi biganiro ndi gukora muri asesiwe twabanje kuganira nabanje kuganira na Pastor Korode kandi
twaganiriye neza kandi tuzakomeza tugende tuganira. Aha, uratangira wibwira abantu b'iyobokamana TV rero bashaka kuba batari baguherutse. Abantu bo kuyobokamana reka ahubwo mbanze mbayambire mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje, amaze igihe kinini tudaherukana. Ariko nanone turaziranye, kereka biyongereyeho nibo bashobora kuba batanze, ariko turaziranye. Amazina nitwa Ezekiel Rukundo, umuhanuzi umugabo. Oya, profete ntabwo njya nkunda kukongeraho. Hari izina wowe ni irihe ry'akazi ukoresha? Ezekiel n'ubundi niryo zina abantu. Ni evangeliste, aho ya mbere wandikaga profete, ariko nta munsi n'umwe nigeze nkinisha kwandika profete. Reka ntabwo ugeze bikinisha. Reka umuvumo w'izina wo kwita profete. Oya, habamo umuvumo gute? Netse abantu ntibemewe. Nyine kubera ari mu rundi rurimi abari iyo bagiye babyiyita. Hano mu Rwanda ngewe ndi umuhanuzi. Yego. Ako karahagije. Nunyumva ndabizi kanyumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda uri umuhanuzi. Ariko nibigera mu Gifaransa ntabwo uri profete. Nta muntu nyumva mu Gifaransa. Oya, nta nunyumva mu buryo bw'Icyongereza. Izi nkuru tuba tuvuga bose bazikurikira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo rero ngiye kongeraho profete, kereka nzajyana nahanura no mu Cyongereza. Nibwo bajya babisobanukirwa. Rero bano bantu iyo bakongeyeho kabatera kwirya, kwishyira hejuru no gukanga publicité. Kwitwa umuhanuzi biranyuze, kandi nabwo nubwo utabinyita nabyo biranyuze. Shimishwa no kwitwa Ezekiel Rukundo, wakongeraho umuhanuzi w'Imana ntacyo bitwaye. Niyo mazina yanjye. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe, ariko turitegura kubona undi mwana wa kabiri minsi izaza, itarenze nk'amezi 3 cyangwa 2 hafi aho. Dutuye mu mujyi wa Kigali, niho ducumbitse, turakodesha. Tuba mu kode, ntabwo turubaka. Akaba ari ngewe abantu benshi bagiye bamenya mu buryo butandukanye. Biraterwa nuko umuntu ugiye kunkurikira anzimo, ariko benshi banzi nk'umuhanuzi w'Imana. Ariko eze cyambabariye koko utangiye ubisasira ati wowe unkurikiye urihitiramo buryo nzi. Ni byiza cyane. Bo ndishimye by the way kuganira nawe, kandi icyambere nuko ndi umufollower wawe. Ndagukurikira ibyo ukora. Umugano uko bivuze ati buri wese afite isura ashobora kubanzimo mu buryo butandukanye. Nanjye ndagukurikira Ezekiel, ndakuzi, uretse no kugukurikira nari nakuzi imbere kuko buri no mu gisate cy'abahanzi ba gospel. Ngewe uburyo nkuzima ahubwo nyine muri ya style mugani nkuko maze kubivuga, njya numva igice cyawe wazimije cy'umuhamagaro wo kuririmba gisa n'ikijya kimbabaza. Hari indirimbo ufite igica mu biganiro byawe ngo ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi, nigerere yo mu ijuru nsange y'uwampfiriye, turirimba n'indirimbo ya nuko piano indi kure n'iy'umwana w'intama, nzamumenya kari Yesu mukiza wanjye wampfiriye. Subiramo. Nzamumenya kwari Yesu mukiza wanjye wampfiriye, ku musozi w'i Getsimani aho niho nakiriye, ku musozi w'i Getsimani wahameneye amaraso, kubw'ayo maraso wamennye ubu narahindutse. Yego. None se Ezekiel ujya wikumbura kandi ubona n'amarira yarabunze mu maso? Urakoze cyane. Hari igihe ujya ukumbura uwo Ezekiel utumye urira? Ndamukumbura. Yego. Ariko nkabura nanone aho mubonera, kubera ko muraburana. Biragoye kubona teri. Yego. Y'ahantu uzajya kwiyibukiriza Ezekiel ari wowe. Donc hari Ezekiel numvise, urumva? Numva nkuzweho mu marangamutima,
numva ari kunyegereza Yesu nkuko umaze kubiririmba. Indirimbo yawe ni nziza cyane. Je yari njya ngasubiza inyuma rwose nkabanza nkakumva neza ubwo uzayiduhe yose. Irahari iriho yitwa ku musozi kurikiranuka ibaho. Yego. Nayikoze ndi mu buzima bugoye sinabona uburyo bwo kuyikorera amashusho. Yego. Ni kamera ndi muri studio. Wowe mbari two tuntu nteranya shyira kuri YouTube kandi yaranarebwe menye igeze nko mu 20 bya views. Urakoze cyane. Noneho tugiye kuganira muri uyu munsi, tugiye kuganira ariko mu buryo bwongura itorero n'abantu badukurikiye. Ntabwo wa mugani turi kuri ya televiziyo wavuze. Umunsi ntabwo turi kuri Kiranuka TV. Yego, rekomva turi kuyoboka Mana TV. Ya tugiye kuganira ariko mu buryo bugamije gutanga impinduka mu bantu bakurikira ibiganiro byanjye, mu bakurikira ibyawe, mu badukurikira ku mateleviziyo ya gospel agiye atandukanye. Naguhamagaye, icyatumye nguhamagara by'umwihariko no kugira ngo tuboneze kiyeri twifuza. Ngiye kubidefanda muri ubu buryo. Urabona umaze kuririmba bro, iyo ndirimbo ni nziza ku rwego utatekereza. None ifite message igusumba nanjye nsumba. Ifite message iremereye cyane ku itorero ku buryo iyo ugumana nk'uwo muhamagaro n'urugero muri iki kiganiro hano turaza gusasa inzobe tuvuga akantu ko kandi kugira ngo turebe ko tubona iyobokamana twifuza nk'uko twabivuze cyangwa gospel twifuza. Nk'iyo ndirimbo ufite n'izindi wanditse? Ndazifite, hari yitwa Igosora. Igosora riraje urukungu ruve mu masaka, abakozi nyabo mukomere ku murimo, intara ziraje zo kugosora, abakozi nyabo mukomere ku murimo. Urakoze cyane. Dore ibihe birakomeye bakundwa nimube maso, ibimenyetso by'ibyahanuwe byo byarangije gusohora, impuha z'intambara, imitingito hirya no hino ndetse n'indwara z'ibyorezo. Ibyo ngibyo ndahamya neza ko amaso yanyu yabyiboneye, intara ziraje zo kugosora, abakozi nyabo mukomere ku murimo. Yego, ukomeje kundiza mw'iki kiganiro. Ni nyinshi cyane. Urumva iyo message ufite wahawe n'Imana kubwira isi yo kuririmba indirimbo nziza nk'izo zirimo ubutumwa bwiza. Iriya yo ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi, nigerere yo mu ijuru nsange y'uwacunguye, turirimba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Ezekiel nyine nibyo nakubajije. Nta gihe ujya ukumbura ibihe byawe byivuga butumwa rya nyaryo uri mu muhamagaro uri kuririmba? Mbikumbura kenshi. Yes. Ariko mikrofone iriho neza? Mbikumbura kenshi. Yego. Ariko rimwe na rimwe nanahurira nabyo mu nzozi. Yego. Mu nzozi bya bihe nakumbuye, kuko hari igihe mbona abaririmbyi nyine bari kuri tere. Yego. Bari kuririmba cyangwa se uranigiramo ibice bigera nko muri 2 cyangwa se 3. Yego. Nigiramo igice cyo kubwiriza ubutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ndabizi. Hari umubwiriza butumwa rero ubona ukabona yabwirije ugakururwa nayo mavuta yiwe. Yego. Ukumva noneho ukumva ko uwo mwanya arimo nayo wakagombye kuba burimo. Yego. Ikindi cya kabiri hari ubwiriza ukabona yabwirije nabi yabizambije. Yego. Noneho ugakururwa no kumva hari icyo wamurusha wakora, ukabata ubutumwa atanze sibwo. Ndabona hagakwiye nge nagakwiye kuba mbikora kuko turi mu muhamagaro usa. Yego. Ariko kubera ko guhura n'ibizikuzitira. Yego. Kumva ukabura ubwinyagamburiro muri byo. Yego. Byibuke hari abigeze bahura n'ibibazitira. Yego. Buri uyu munsi Eliya
yahitagamo kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu. yego nuko yarabuze yego ubundi buryo, yego uburyo bwose abigenza yabonye yarabuze. Yoshua ishoboka. rero natwe nicyo giti nyine turimo kandi turyanyemo. rimwe na rimwe hari igihe mbumva turaza kuganira muri iki kiganiro, mperutse kuganira na mwene data Justin mu minsi ishize, ndamubaza ariko pastor, kubera iki ibiganiro byawe ukora kuri YouTube utanga, kubera iki wahindutse ikimenyetso kigibwaho impaka kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, buryo ubutumwa bwa Yesu Kristo buri ku murongo buranasobanutse, ntibushyira no mu rujijo abakurikiye umuvugabutumwa cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana, ku buryo iyo ubigoretse cyangwa ukabivanga, amaso y'umwuka y'abantu b'Imana arahagije ngo akujajinge, agucira urubanza. none se nta nkuru urakora ukabona isi yose iri kugutuka ati nta mukozi w'Imana arokwiye kuba akora iyi nkuru, none iyo nkuru wajya gusanga ahandi bayikoze badafite izina nk'iryawe rya gikristo, ugasanga bo bari kubashima. waba uri kumva ikintu ndi kukubwira? ya nkuru mwahuriyeho bayikora nk'uko wayikoze, bo bakabashima, ariko yakorwa na Ezekiel umuririmbyi evangeliste umuhanuzi w'Imana, wowe bakagutuka. ntibibaho? ni nyinshi cyane, nta n'inkuru n'imwe njya nkora ngo mbone abantu baba batahangaho ukoze ukuri. kandi umugisha. Thank you so much. nahindutse kabitutsi, sebitutsi. yego bivuga rero mba ikintu ngukundira wowe kindi na gikomeye no kugira impano yo kumva no guca bugufi, kandi impamvu itera biriya bintu ni waduhaye urugero rw'uriya uryamye mu giti cy'umurotemu kuko yarabuze ahandi aryama. ariko nemera ko Imana ishobora guhindura uburiri cyangwa uburyamo, umuntu akabona ahandi aryama atari munsi ya kiriya giti, kuko kiriya giti ushobora kugitindamo. ariko gato kiraho, yego wibuke ko Eliya yego aharyama yego kugira ngo abone imbaraga zikimukuramo, Yego. byasabye umutsima. nese ukeneye umutsima. impamvu mparyamye nuko ariho ndi kubona nshobora kuba ukumva ndi kukumva muri iki kiganiro ndashaka kugutega amatwi cyane. birasaba marayika tubone Ezekiel twifuza. icyambere birasaba marayika unzanira umutsima. yego kabiri birasaba unzanira amazi Yego. yo kunywa, kuko nguye iki umwuma. ibyo bibiri bitaragaragara ni ngombwa Eliya agwe muri icyo giti. none se dore ikibazo cy'amatsiko mfite rero kuri wowe, wenda twamaze kwinjira mu kiganiro. uyu mutsima n'aya mazi nibiramuka bitabonetse ukaguma muri iki giti, aho ujya utekereza ku gice cy'ubugingo ko nacyo gikomeye. impamvu uriya ntabwo ushobora kuhatakariza ubugingo. tuganire rwose. dore impamvu ya mbere nakwitabye. yego buriya iyo nza kuba ndi umupagani wa wundi wo kurimbuka, wagiye nyine ntabwo nari kukwitaba. ugasayisha mbego hari abantu bo ubwabo bariciriyeho iteka, bakabibwira n'imitima yabo. nijoro rikaba bamaze nk'abarihaye raporo ati twebwe ntitubashaka, turabana bo kurimbuka. akaba atari umuntu utagirwa inama, sibyo? utumva wumva n'ijambo ry'Imana akavuga ati reka ntimwabwiriza ngo umugeze ahanjye nanjye nabikoze nkamwe. bene uwo nguwo na Bibiliya igiye kunda kubavuga, bene uwo bameze nk'amaze gucibwaho iteka, kuko umuntu wayobye mu butumwa bwiza akayobera mu nzu y'Imana kandi ari umuyobe. ndetse icyanditswe kibivuga mu Bakorinto. bene uwo muntu ntushobora kugira ikintu umufasha mu kumubwiriza, nta kibumurusha, ababizi byose, kuko biriya bintu mukora nyine isi yibazaho ziriya kontenti zanyu, banabatuka muhinduka ikimenyetso kigibwaho impaka. nta komenti rimwe bakwandikira ikubwiriza n'ubundi ngo uze ngo kubera ngo iyo komenti, kuko uri gukora ibintu uzi, uri kwica ibintu nkana, uzi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nturi umupagani bari kuvuna. rero iyo ucyumva amagambo y'abantu b'Imana kuburira ukabasha no kuyategera amatwi, haba hari ibyiringiro ko wagarura ubugingo bwawe ukabukura ahantu bwagiye. komeza, narigeze ngo ndefanda aho hantu. yego ikintu cya mbere cyatumye uza niko wari umaze kuvuga. cyatumye nza nuko ntifitemo umucyo wa Kristo. ushobora kuba ari muke, yego, cyangwa se ari na mwinshi. ndakumva Ezekiel, ariko icyo nacyo kirashoboka. njye mu buzima bwanjye nisanze nifitemo umutima wo guca bugufi. yego, I know, no kwemera kibi icyaha gito kibi kinini. yego, nisanze ibyo bintu bimbamo nyine, niko umutima wanjye umeze. Yego. suko ndakosa, Yego. cyese ndacumura, cyese ngakora ibyaha,
ariko nanone nkihutira guhita amenya yuko nakoze icyaha nkanakiha. Iyo ni karita Imana ikunda. Njyewe nisanze muri zino content wenda muri media mu itangazamakuru. Ubundi wigeze wapi mu buzima bwawe? Inzozi nagiraga mu buzima bwanjye zinagize nuko ntigeze ngira amahirwe yo kwiga. Nari mfite inzozi zo kuzaba umusirikare ukomeye. Yego. Nizo nzozi no shano bone mbona warabaye we. Urumva kuntu burwana no mu myigire yanjye. Noneho niyumvagamo politike iri ku rwego rwo hejuru. Yego. Rukumva ku buryo iyo numvaga ibigwi babohoye kino gihugu. Yego. Numvaga ngiye nshaka gutera ikirenge mu cyabo kugira ngo igihe imbaraga zabo zizaba zishize izanjye zizaba ariho zitangirira zikomeza kusa ikivi bagize gute batangiye. Niwo murongo niyumvagamo, niyo maraso nge niyumvagamo. Ndi kukumva cyane. Ngeze mu bijyanye n'inzu y'Imana. Yego. Mpita nanone niyumva mu murongo wo kwanga icyaha n'igisa nacyo no kwanga ikinyoma, ukagera kuri kigero Kristo ashaka. Urkumva ku buryo mu buzima bwanjye nubwo hari ibyo nkora bitagenda neza. Yego. mu bijyanye na Gikristo. Mfa kuba wemera ko ubikora. Nanga umuntu bangikanye iby'Imana n'iby'isi. Urakoze cyane. Uwo muntu ndamwanga. Ni nayo mpamvu na content akenshi nkunda kugaragaramo. Nkunda kugaragara muri content zigaragaza amakosa. Uruhande ruri negatifu. Mbega ukunda kugaragaza uruhande rutubaka society. Ahubwo rusenyagura. Aho ngaho rero. Yego. Noneho akaba ari sinzi uburyo Imana yampamagaye ibyo ntabwo mbizi. Niyibizi kuko bura no kusobanukirwa ngo wahamagaye gutya nabyo biragora. Yego. Nabyo asaba hishurirwa. Nisanga mbagagura. Yego. Ariko nanjye yongeza aho bambaga ndatega abane nanjye mubage. Yego. Ndi kukumva cyane Zakiya. Ni wumva icyumu kigejeje aho umubago wawe ugomba kugera. Hanyuma rero nabona uburyo bambaze nakumva bambaze neza nkavuga nti hano nabazwe. Imana nyezi ntunganye bari inyidodera. Nuko nisanze. Yego. Rero mu bibi by'Imana niyo mpamvu rimwe na rimwe uzambona mu bintu byose nkora mbikorana nyine umwete. Yego. Umwete pe buri umbonye ndi kubwiriza ubutumwa ndi mu rusengero haba harimo agatege, haba harimo imbaraga. Iyo ngeze no muri ibi bya content zacu haba harimo imbaraga, nta bintu byo gukina njyangira. Yego. Ariko mu by'ukuri natwe tuba twiyizi, ntabwo ari uko ari society tureba gusa. Nanjye ubwanjye ndicara nyine nkafata umwanya nkitekerezaho. Kujya ubikora ni byiza, ibyo bizana impinduka. Transformation et le processus, guhinduka ni intambwe ku yindi, niko bavuga gato umuntu apfa kuba azi ko yakosheje ta mbo. Kuko muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, ngiye hari karite imwe mfite sinjya mbasha guciraho umuntu iteka ugihumeka umwuka bazima. Kuko uyu munsi nshobora kuba ngaragara neza, ariko iminsi kanshogoza ejo ngasanga ndi mubi kurusha ababi bose, kubera ko iminsi ishobora kubijyana bigakunda. Ariko uyu munsi nshobora kuba ndi naruharwa ndi mubi, ndi umusambanyi, ndi umusinzi, ndi umukozi w'ibibi, ndi umujura mubi cyane. Ejo ugasanga ninjye uri gusengera abarwayi n'ibirema bigahaguruka bikagenda. Umuntu wese ugiye kumwuka bazima ngiye muha garanti ebyiri. Ashobora kugira igice kibi cye adevelopa cyane, ashobora no kugira igice cyiza adevelopa cyane bigakunda. Niyo mpamvu njyewe nta biriya biganiro byawe nyine ndabibona nkabyibazaho nkuko n'abandi babyibazaho, ariko nzirikana ko indangagaciro ndi umukristo ihagarariye izindi. Umuntu wigeze uhura na Yesu Kristo kumwihakana bijya bimugora. Niyo mpamvu ibyo ukora byose ubona umutima w'urubanza ugarutse. Hari abantu batacirwa urubanza ribyo bakora. Hari abantu bameze nk'ibicamuke bananiye Imana batagira umutima ubacira urubanza. Ariko iyo ugifite umutima wo gucira urubanza, ibibi byose wowe utuntu ukora ni duto cyane. Nturakora ibintu bibi biri ku kigero Kristo atakwakira cyangwa atakagarura mu mukumbi w'Imana. Reka turiya ni duto cyane. Hari abantu bahemukiye Imana baranayituka, batuka n'umwuka wera, bakora ibintu biteye ubwoba ku buryo ubireba ukumirwa. Rero uyu munsi hari ibyiringiro kuko njyewe ishyaka mfite muri iki kiganiro, mfite ishyaka ryo kugarura Ezekiel ijuru ryifuza
n'itorero ryifuza nawe wifuza nakubaje ikibazo gikomeye ati ujya wikumbura yes Ezekiel nta bihe wibuka byawe wowe ku giti cyawe personally ujya uvuga ati mana yanjye uyu ni njye ibihe byinshi nkunda byo mu mwuka ibihe byinshi nkunda ku buryo bigaruka uvuga ati mana yanjye n'ibiki byanteye bituma nta kazi uyu Ezekiel ijuru ryafanaga ubundi ibihe byinshi nkunda kwibuka ni ibijyanye no kubwiriza ubutumwa yego ibyo byo nanjye mba numva yego ariko nanone uruhare runini ruri kubura aho umuntu abwiriza ubutumwa kumva kubera uhabura gute ariko ufite Kiranuka TV ufite subscribers zingahe 40,000 yego komana yanjye nese umupastor ukurusha abantu ninde muri Kigali none hibaze ufite ko bishyizeho urumva hari uburyo aba subscribers baje gusubscribinga yego hari ibyo bari baje bakurikiye iyo tubwizanye kuri bari baje bakurikiye ibyo wabahaye baje bakurikiye bya bindi byitwa amatiko tujye tubwizanye ukuri yego buriya rimwe na rimwe umuntu ibyarya nibyo umugaburira yego ntabwo bikemu waza mu rugo rwanjye ngo numbwira ko utarya umuceri umukugaburire ndikukumva giye guteza amatwi kabisa njya mbigerageza rimwe na rimwe ngashyiraho ijambo ry'Imana rimwe na rimwe donc gukorera Imana kuri we byahindutse accessoire nigeze kubona ni ibintu cishamo ukabikorera mu bindi kandi ariyo ntego nyamukuru w'umukristo nigeze kubona banyokeje igitutu ati waduhaye ijambo ry'Imana nabwo urumva wabikoze nta zindi mbabazi ufitiye ijuru ahubwo ni pressure abantu wabanyurizamo zaburi ikandebe koko karyo bashaka kuko kubwiriza buriya hari igihe biva ku kwitwa impano gusa bikaba nk'ikira bikaba none hari ibintu bisetinze muri wowe yego buriya nubwo Ezekiel nakora ibyaha bingana gute nubwo nasinda nubwo nageza gute ntabwo wangiza kuri teri ngiye kubwiriza ubutumwa mu buryo mbwiriza abantu impano rwose ndabizi ko impano y'Imana yaguhaye impano oya icyo nzirikana gituma nkumva 100%. Iyi Imana yaguhamagaye ikaguha impano ntiyikwaka niyo wayihemukira ntiyikwaka ariko nanone ukaba utamfatirana ngo njyane ku ruhimbi rwera rw'Imana niyizi ntibishoboka reka ngo challenge gato uherutse kurya igaburo ryari igaburo yewe maze nzi kuvugisha ukuri ngiye maze nka 2 years imyaka 2 utajya ku meza y'umwami utenze icyo gice turaza kukizaho yego iyo myaka 2 yose ishize naho nagiye gerageza kugera mu nsengero wenda nkajya gusenga nkasanga bateguye ameza y'umwami baba batazi ko nanatenze ngiyewe ubwanjye nubaha icyo kintu nkahaguruka nkasohoka bakajya ku meza bagasoza no muri aya madini ya bega wafatakanije n'itorero kwitenga yego no misi yashize hari umuvugabutumwa uherutse kujya kunyihamagarira turi hano haruguru ku Gitego hotel hano aramamagara icyo gihe nari ndi kumwe na Pastor Claude arambwira ati umukozi w'Imana ndi umukristo mu itorero niri nshinzwe amasengesho turashaka kugutumira ukazaza kutubwiriza ukanaturirimbira yego ntese uruwe muri itorero ntindu muri ADPR yego yahehe ati ni mu Bugesera ni ku itorero cyane kuri paruwasi ati ni kuri paruwasi navuga nti urakoze mwene data Imana y'amahoro iguha umugisha yego pe kandi mwinshi ariko nagira ngo nkumenyeshe yuko ntabwo mbohokeye kubwiriza iki ubutumwa mu matorero aya ari yo yose haba muri ADPR ndetse no mu yandi sinzaza kubeshya abantu ndahagaritse kandi guhagarara kwanjye narabyakiriye narahagaritse yego niba wumva unshaka umenyeshe abayobozi bawe uko ADPR tugenga twese turabizi yego sori gatoya yego amahoro ndi kukubaza uri kumva sound ari kuyumva dukomeze
noneho ndamubwira abayobozi bawe nibabyemeza yego bakumva yuko bakeneye kubwirizwa n'umuntu wahagaritswe n'itorero yego ubwo Imana yo mu ijuru aba yabyemeye niko namubwiye yego ngiye ntago ndi bubere ikiganda Imana ndaza yego ariko ntimuze kuntegurira amatike nkamwe mutegura abavuga butumwa yego kuko ndatenze ntimuze kuntegurira ntimugire ikintu na kimwe mwebwe ubwanyu muri buze kuza kuntegurira yego ngo ndaza mbwirize ninsoza nigendere ahubwo ati se uratenze ati shati ni we ntwari yonyine ati numvise ihamagarwa ikahita yisobanura ikavuga ko itenze yego ati nzavugana na pasiteri ninumva byemeye ntisawa hanyuma ndagenda nifatira umwanya wo gusenga Imana ku mugoroba barongera baramamagara arambwira ati pasiteri twabivuganye arambwira ati niba wemera ko utenze ati kuza ati byaba nta kibazo ndamubwira nti rero kuza byaba nta kibazo kuri mwebwe ariko ku buyobozi bw'itorero aho ngaho byaba ikibazo mu rwego rwo kwirinda rero kubateza ikibazo mwanyemerera igihe cyose nazakurirwa inyuma y'itorero nkazaba mbari imideni ahubwo nge nkazabihamagara nkazaza ariko numva narabohokanye n'itorero yego arambwira ati niba ari kubishaka nta kibazo rero ibyo bihe turabikumbura ariko kubera izo mpamvu zose n'izo nzitizi yego 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 rega wibuke ko ari nabyo bituma twikomereza no muri bya bindi kuko nta yindi ngabidukingira dufite yego hari ibyo ugomba kurinda ariko se nk'ubu ndarinda ubuhe butumwa ndi kububwiririza he yego urarinda ibidahari ni ibyo ngibyo rero nakubwira gusa turikumbura twese yego ndi mu kiganiro ariko ubutumwa nabubonye sawa byaba byiza ushyize muri siransiyo reka nishyire siransiyo dukomeze noneho nta yego kibazo ndimo ndakumva kandi cyane ntabwo iyo umuntu agiye kurwana n'ikibazo kiri ku buzima bw'umuntu arwana n'icyo kibazo diregite ahubwo ahiga gitera turi kuri Ezekiyeli uyu munsi wo kuri social media turi guhuza na Ezekiyeli wa kera mu muhamagaro wo gukorera Imana mu buryo bw'ivugabutumwa ndetse no kuririmba ni ibintu Kristo agakwiye kubabonamo inyungu cyane kuko muri iki kiganiro cy'uyu munsi ntabwo nza kukwinjiza mu nkuru wagiye ukora oya nta n'inyungu mbifitemo ndetse na societe kuzura akaboze ahubwo turi mu rugendo rwo gushaka impinduka duhiga gitera duhiga gitera niba ari cyo ushaka reka muguhe wowe utarazaho uza kuri YouTube gutangira uriya murimo wari ufitiye intego nyine ubwiza ukuri ya ntego yari kuri mukisi cyangwa se wigeze wumva ijwi ry'Imana ari guha amabwiriza ndashaka kwimura kuri uyu musozi wa social media kubera izi mpamvu ngewe kuri social media mpaza naje nk'umuntu uje gutanga ubuhamya ubayeho nabi yego uvuga iby'igikomere urimo uravugisha ukuri kabisa mu buzima bwiwe yes rimwe na rimwe rero nagiye nanakunda no kubwiriza ubutumwa mbabwira nti YouTube nubwo tuyibaho ni Babuloni yego akumva abantu bankurikiye wenda baraza kumfasha ndongera ndavuga kuko ndibuka ko nanjye ubwo buhanuzi nabutambukije navuze ko kuri YouTube hari ibintu bitatu hari imva eshatu nizo navuze ndavuga ni icyambere gihari ni imva y'icyubahiro cyane rwose aribwo uzumva tuhahurira n'aba tipe bakaza biyita ngo ni ba profete bakaza gukanga publicity tayari iyo mvuba bamaze kuyigwamo profete imva ya kabiri ni y'amafaranga yego wacyubise iyo ni imva ya gatatu iba kuri YouTube ya kabiri imva ya kabiri imva ya kane ya gatatu ni y'ubusambanyi yego nize eshatu narazivugiye rero muri ize eshatu ndumva iyo ntaragwamo ni imwe muri ize eshatu yego ngende kugukunda cyane iyo ngerageza gutsinda ni y'icyubahiro yego ko niko kuri nyine buturi hano gusa sinzubi kuyoboka Imana ndumva arizo mva ebyiri ntaragwamo yego y'amafaranga n'ubu ngubu ni ikinyoboye yego kuri kirano niyo mva urimo
niyo inyoboye niyo niberamo niyo nitambagiriramo ubwo nukuvuga ngo niyo ndyamamo ku mugoroba gitondo nkaba ariyo mbyukamo niyo ngiyo iyijyanye n'amafaranga yego kuko niyo intera gukora zino nkuru rwose bituma n'ubundi nshaka ko nawe urabizi ko inkuru ukora ari mbi ku mukumbi ariko ndeba icyo zinyinjiriza yego ndi kukumva humura tugendana indi mva ya kabiri y'ubusambanyi nayivuzweho yego ko njye naje guterwa ntereta umwana w'umukobwa wo kwa Karosi ibyo naranabyemeye muri shusho media uvuga nti Imana imbabarira aho nahi nagiye urumva rero iyo umuntu yaguye ntagayoberwa ko yaguye rwose ahubwo ikibazo ariko amakuru ya Karosi di araho ameze neza ndamushaka ariko kuganira nawe twarakiranutse nta kibazo tugifitanye kandi ameze neza yego rero izo mva eshatu urumva izo naguyemo nizo ubwisigaye niyo y'icyubahiro yego usibye ko aburaho kugira ngo nzagushwe n'icyubahiro nanone yego ibindi byose wabibabarirwa urukumva ariko kugushwa n'ikintu cyitwa icyubahiro nicyo cyakoye Satani mu ijuru yego uziko Satani atigeze agushwa n'irari ry'ubusambanyi yego Satani ntabwo yigeze agushwa n'irari ry'ibyisi ry'amafaranga cyane ikintu cyitwa gushaka gusimbura Imana yego kwigira Imana hoya no ku kintu kijyanye n'icyubahiro cy'Imana iyo ushatse kugicokoza nicyo kintu igikwihanira idatumye undi kuko ihora igifuhira burya wakinisha ibindi byose nubwo nabyo tutari kubitorera ariko iyo ugeze kugucokoza ku cyubahiro cy'Imana aho yakugubanya itiriwe ituma marayika kuko nicyo kintu ifuhira kurusha ibindi byose icyubahiro cyayo yanavuze ko itazajyeho undi icyo nshatse kuvuga ni iki simvuze ko n'icyo cyubahiro nacyo kitantwara kuko iyo ubashije kugwa mu mva ya mbere ukagwa mu ya kabiri haranire gushobora guca dore Zekiyeli tujya tubona bakagukorera na protokoli nyinshi cyane umusitari yageze muri quartier umva nawe warangiza ukabibwira umutima wawe umutima ukagushuka kandi Bibiliya avuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana hari igihe umutima ugushuka ukaguha isura yawe itariyo cyane ubwo rero yego naho navuga yego nagendeye yego rero aka kantu kitwa impiya k'umutsima yego kuri YouTube ntikanavaho cyane ko iyo nkatwe twaje turi abanyenzara yego twaje dufite inzara yego na n'uyu munsi baracyayitubonamo inshuti yanjye kuko hari n'abantu bakivuga ati ukeneye kurya ariko umuntu akavuga ngo ukeneye kurya ataguhaye iki sinzi uwo numvise ari kuganira na Koroda kwemerera n'ibiryo rwose ahubwo sinzi nimba aragiye kubirya yagwigeze abimpa ariko atujye mu mujyi bakwakire bampe bire ariko nanone uri umukirisitu nubwo tuba twitwa ngo twaraguye utekereza nanone kuri ibyo biryo hari cyatumye bari abahungu batatu Sadurake na Meshake na Abedenego nuvuga ko watinye kujya kurya intonorano urumva se atari intonorano ahubwo kuko ibyo kurya uriye wamaze gutukwa tubitekereza nawe ese ubundi ubwo wari kujya kubirya urumva nyine utagifitemo agakeregeshwa k'umwuka wabitamira da naho ukabura haguye ariko iyo kigafite uragira uti koko ibiryo byabanjijwe n'ibitutsi nari kujya kwicara kwa yayo meza gute nanjye baneke bundi hari uburyo dukwiriye kwemera tugasonza ariko tukanahesha n'agaciro Imana yego sibyo nubwo hari utw'umuntu atoragura hano kuri YouTube ariko duheshemo n'agaciro Imana yego nicyo cyitwa kuba umukozi w'Imana kuba umukozi w'Imana si ukugaragara ngo urashonje yego kuba umukozi w'Imana ni ukumenya ko ibigeragezo bibaho hari igihe cyo gusonza akaba igihe cyo kurya ariko nanone ibyo kurya mpawe na runaka kubera ko yabanje kunsomamo inzara yigaragaza kuri social media ayibwira abantu none hagwaye ibyo kurya wowe rega burya nubwo njye mba nshonje nsonzanye n'umuryango wanjye yego uri umugabo si wowe ushonje gusa ubwo n'abagukomokaho barashonje icyo gihe nicara nkatamira kuri iyo nkoko mu mpaye yego wibuke ko madamu ntagayiriye umwana mfite nawe ntayiriye umukozi mu rugo n'abandi wenda babaho ngaho ntago bagize gute bayiriye rero iyo ushaka kumara inzara umuntu umugabo none uvuga umugabo
iyo ushaka kumara inzara umuntu wubatse uyimara umuryango. Yego. Ntabwo ugaburira umuntu umwe. Yego. Ubwo rero nibyo narabitekereje nyine ndavuga nti mu rwego rwo kwiha security no guha security Imana suko mbyanze kubera ko ntabishakaga. Yego. Ahubwo mu rwego rwo kugira ngo nanjye ubwanjye nihesha agaciro no kubaha umuryango wanjye, reka bino bintu mbireke. Yego. Yubatse mfite kwa data bukwe, nibabona kuko byanga bikuryo araza kunezezwa no kugaragaza yuko yangaburiye. Numvaga agaruka ku bintu byinshi ateze keri kuko ati Imana izandi ndi umugabo umeze nkawe ati uraborosereza mu kiganiro niko. Erega ariko Hezekiye tubyemere hari ibihe Satani yakunyaza kandi ndashimana kuri kubyemera. Nawe ubwawe ndashimana ko utari kubihakana kuko biriya bintu Ezekiel wa kera ntiyari gutinyuka kubikora. Kuza kwereka umuntu wamuvuze ngo ntujye uborosa ngo abimwerekere kuri kamera. Ezekiel wa kera numvise wa undi twaze tuvuga. Thank you so much. Ezekiel wa kera ntiyakora biriya bintu. Ezekiel wa kera ntiyahangana. Ezekiel wa kera ntiyasesengura inkuru z'abapfuye. Ariko uwo ngongeye mu minsi mikeya. Yes. Ushobora kumukuba karindwi kamera. Thank you. Kora hano Imana iguha umugisha. Nibyo nshaka niyo ntego y'ikiganiro cyanjye. Ezekiel ijuru ryifuza nawe wiyifuza. Nawe ubwawe wiyifuza. Ezekiel ijuru ryifuza. Ezekiel kuko bro ibintu uri gukora uyu munsi ntabwo biciteka ku buzima bwawe kuko uracyabomeka umwuka w'abazima. Hari ibyingiro ko ejo twabona indi verisiyo yawe none abantu bakajya bavuga ati yo ariko Satani agira ntabidisi tuyu mwana w'umuhungu isi ukabona iri gutangara tise uyu neze kiyeri twari tuzi muri wa murongo. Rero ikintu cyose twakora ngo tugere ku icyo kintu tugomba guharanira kugikora dufashijwemo n'Imana n'abadukurikira bashobora kubigiramo uruhare nabo impinduka zikaboneka nawe ubwawe kuko uyu munsi Ezekiel kuva waza kuri YouTube ni kanga wigeze ugira hari ikintu bashobora kugirira amatsiko kuko igihe uri kuri YouTube muri aka kazi nyine ukora ugakora uri umukristo ugakora uri umuvugabutumwa ugakora uri umuhanzi bivuga ngo ibyo ni ibintu byose Yesu yagakwiye kubabona mu icyubahiro ku bw'izina yaguhaye ry'uwo muhamagaro. Ni message zingaho ushobora kwakira mu biganiro bya byura hari umuntu kwandikira ati Mana narebye ikiganiro cya Ezekiel none najugunye urumogi, narebye ikiganiro cya Ezekiel naretse ubusambanyi, narebye ikiganiro cya Ezekiel none ndumva namushaka hari akansengera nkakira Yesu. Bijya bikubaho? Hawapi. Tuvuga ukuri nyine dusasa inzobe none turebe ko twabona Ezekiel twifuza. Ntago ibyo ibiganiro tuba dukora. Yego. Nibihesha ubugingo. Neze kuvuga ubusambanyi bwa runaka. Nukuntu ndi yapfuye. Batera nde kuva mu busambanyi. Aha. Runaka urupfu yapfuye ibyo yasize avuze byatera nde kuva mu busambanyi. Yego. Nyine hari ibintu twebwe tuba dukora mu rwego rwo kugira ngo twishakire amaronko tujye tureka wenda kubeshya abantu. Yego. Hari ibyo ngiye nkora kugira ngo nishakire iki amaronko ndebe ko umuryango wanjye wabaho ariko ntabikoreye kugira ngo byungure umukristo. Yego. Kuko ari ibyungura umukristo ndabizi. Rero kuzana ibyungura umukristo suko mbiyobewe ahubwo umuntu abyirengagiza agize gute abizi. Urumva? Okay, sawa. Uharanira gukora ibintu bibi kugira ngo umuryango wawe urebe ko wabaho. Ubundi se uwo muryango wo Ezekiel ubugushyigikiye? Wenda nka madamu uyuvuye mu rugo aravuga ngo umugabo agiye mu kazi kamusengere. Ntago wabimenya ko agushyigikiye cyangwa se atagushyigikiye. Yego. Ako nanone nta mugore washimishwa no kubona umugabo ahora tukwa. Ibyo bintu nyine yumva biramunejeje. Ahora akaba akantu karimo ndi kumva ni kamwe. Ahora tukwa ariko nawe agahora amugaburira. Ushobora no kumugaburira. We ibyo ngibyo ukagira ngo biraho gutyo ariko hari uko aba yiyumva ku mutima. Yego. Nubwo n'ibi biryo. Akubwiye uribwa. Yego. Kuko nibyo bitutsi bakunda kudutuka. Ibitutsi byo bivuga mu mazina kuko ni byinshi cyane. Jebriane yaravuze ati gisi natunga umugabo nka Ezekiel. Imana mbonye ko izampa umugabo nka Ezekiel ikiza nuko yamunyima. Urumva muri societe nturi umugabo wo kwifuzwa. Yego. None si ubwo kumugore. Wenda ashobora kutabikubwira ariko hari message nawe
nk'ejo bundi hari inkuru yawe nabonye kuri social media, dore ko atari ukuzura akabaza, ariko mboye abantu badukurikiye gutya hari ibintu baba bashaka wenda ko wavugaho, ubwo mba nkuzanye mu itangazamakuru, hari ibintu baba bifuza ko wavuga kugira ngo bave mu rujijo, kuko nemera ko wowe ujya ukubita nyine ukavuga ikintu ko kiri mu izina ryacyo, ntabwo uri indyarya ndakuzi. Iriya nkuru yawe n'umugore no gutandukana yari prank nk'uko bivugwa cyangwa byari iriyo, byari ubuzima bwabayeho? Ntabwo yari prank. Bibwireho abantu kuko bashobora kubyandika muri comment. Byari ukuri. Ni ibintu byagiye bimera nkaho bibaye agasheni. Yego. Urumva mu byabanje nababwiye imve ebyiri naguyemo. Yego. Haje kubaho umwe muri bagenzi banjye agira ibyo ahishura kuri jyewe kandi bifitanye isano abishura mu buryo bw'umwuka se? Oya. Uburyo bwa zino nkuru dukora bitewe nuko twari dushwanya. Hari uburyo n'umuntu inshuti mugashwana rero mwashwana wagahita kwandagaza muri azana amabanga yarabitse. Ndakumva cyane se kiye. Nibyo byarabaye wenda madamu, buriya ku bantu b'abadamu biragora kwizera ko uvuzwe inkuru z'ubusambanyi kandi utasambanye. Yego. Biragoye ko we yabyumva. Kuko arabanza atekereze yateresa tubundi. Yego. Subu yagiye gutereta n'umuntu kugeza ubwo bano babimenye, kugeza ari ntabwo nemera yuko wahazamo akantu ko kuba naramenye ko izo nkuru zigiye kujya hanze, noneho nkabitangaho ko amafaranga kugira ngo abantu babihishire. Urumva yibaza icyo natangiye amafaranga, yibaza n'impamvu nayatanze, noneho bikaba bigize gute binafuswe. Yego. Urumva aho gutabwa mu nama. Yego. Rero byaje kuza bimera nkaho bikurutse, haza kuzaho imvugo zura ababyeyi bitwa Mama Sharirene nawe yavuze ati muri amagobe n'imbwa n'ibindi byose muri ntaragahanga. Tamuraga bati kuki ubundi no mugabo ntacyo akora kuri ibi bitutsi baba bamutuka. Yego. Ko ngiye kuntuka ngo ngiye kwiruka ngo ngiye ngo gukavaringisha amategeko y'uko umuntu yanutse ngo ibyo mbigiyemo kubyirukamo, banumva uwo mwanya nyine ntakwirwa mufata, kuko ntabwo ari njye nyine ututswe, na Yesu yaratutswe, yiswe Bezaburi, yiswe ibiki, ibintu byinshi cyane ku buryo kujya kwirukanka buriya nta n'umukristo wo guhora mu nkiko. Nabonye isomo ubwo ko n'ukuri, nabonye isomo ubwo naganizwaga na bagenzi banjye ngo ujya kurega uno muntu wakwise umusazi, mba mbigiyemo. Yego. Njya kumurega, nagiye kumurega tu. Ibaze nanjye umuntu nka Ezekiel wagiye kurega umuntu ngo yakwise umusazi. Kandi nawe hari abo byita. Mutabane naraguye kabisa. Naraguye tu kugeza ubwo nitabaje amategeko kugira ngo ndege. Ndarega kubw'amahirwe n'Imana, nanjye byari byatangiye no kumvamo, n'urukiko rufata umwanzuro wo kurekura wa muntu. Yego. By'agateganyo akajya yitaba ari hanze. Yego. Ariko mbona ko n'ibintu nakoze ntibyari bikwiye, sinigeze nshimishwa nuko yari gufunga. Yego. So ibyo byose rero byabaye impamvu ituma habaho kutumvikana yenda na madamu neza. Yego. Biza kurangira afashe umwanzuro, wenda dupfa n'utundi tuntu tubari twinshi, wafata umwanzuro w'ubwe ahaguruka mu rugo, ampamagara nagiye mu kazi, arambwira ngo yigendeye. Madamu kubera kumva ibyo bintu byose, izo mpamvu zose bimuza mu matwi. Yego. Nyuma rero nibwo maze kumenya ko byagize YouTube bagenzi banjye, umuntu ugiye kumanywa gutyo usohotse ugasohokana ibintu bakuze muri karitsiye bazi inkuru ukunda gukora, ntumenye ukuntu inkuru zageze ku mihanda. Noneho reba ukuntu noneho mubeshyanya ngo muranakundana, umva ukuntu batabarana. Bagutabara bamamaza intege nke zawe. Iyo wavuze iz'abandi akebo kajya wamugarura. Ntabwo ibyo byo nakurirwa mbikomatingaho. Niba hari inkuru nacuruje ku bandi, ubwo nanjye zimbayeho baragucunze. Ikibazo no comment ubundi hari ugomba kwisova ukimama. Buriya ni nako umusirikare ku rugamba ameze. Abazikare ugomba gucunga umutekano w'igihugu, agacunga n'umutekano we giti cye. Nyuma rero nibwo naje kwisanga bigeze mu mihanda ya YouTube nk'uko tubyita. Abanyamakuru batangira kumpamagara, cyo nkanjye nk'umuntu wamenyereye imihanda, nta munyamakuru uri bugire icyo ambaza ngo mubwiye ngo nta kintu nshaka kubivuga. Ubwo nyine cyari gihari kuko birahari byo kuvuga. Nyuma cyo kora nibwo imiryango yaje guterana, tujya inama, tutatugarurira ibintu hafi. Madamu agaruka mu rugo nta kibazo, ariko ntabwo ari planka, nge nta nyungu mfite zo kuba nategura planka ijyanye no gusenya urugo, kuko rimwe na rimwe ibyo twebwe tuvuga n'akanwa kacu
birangira bitubayeho ubwo ndamutse mbiteguyemo pranka byazarangira bimbayeho noneho abantu ntibazemere yuko bya bintu ari ukuri bakajya bati ni za pranka zabo rero byari ibintu byari biri ukuri yari yagiye mu bo muri famiye kwa ba mukuru we ariko ari gutegura n'ubundi kongera akareba uburyo yisubirira iwabo Rulindo ariko ku bw'amahirwe ngira amahirwe aragaruka yabaze igihe kingana iki harya ndibuka ni nk'iminsi 3 yagiye ari ku wa kabiri ku wa gatatu biyerirwa muri izo nkuru ziri gusakuza bituma cyokora social media burana nziza kuko hari igihe n'ibyo bintu iyo byasakuje imiryango itangira ikavuga ati koze ubundi wa mugani byateye social media n'ubuvugizi bagatangira akavuga ati ariko ibi bintu nibikomeza muri social media biraza kugenda gute bigatuma nawe ubwe bamwegera nanjye ubwanjye bakanyegera bihagarika kubishyira muri social media bagatavuga ati ikiri bubihagarika nuko imiryango yongera igasubirana bitaba ibyo ubundi birakomeza boosting niho twese tubigarura hafi bura social media nubwo abantu benshi dukunda kuyitera amabuye ariko nakagabo ndakumva kabisa hari social media hari abantu yafashije hari abantu hari n'ingo yasanye zari zisenunyutse hari amakupure yasubizanije yari yaratandukanye ibyo dutinya gukora live kubera dutinya ko byahita bimenyekana social media yahinda ubuzima bw'abantu yubakiye abantu social media yabaye igikoresho cyiza cyo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntubone bimeze gutya uyu munsi wenda hari inkuru Yes aburamo icyicaro ariko hari n'izindi nkuru ziri kuri social media abantu birirwa batura ubusambanyi abantu birirwa bareka inzoga birirwa bajugunya amatabi social media ntitwayiveba ahubwo uyu munsi turi kureba imikoreshereze yayo ukuntu dukwiye kuyikoresha mu nyungu z'ubwami bw'Imana kuko twemeye kwitwa abevangeliste abandi twitwa abaprofete abandi twitwa abapastor abandi twitwa abapotre abandi twitwa ababishop abandi twitwa abahanzi niba rero ayo mazina tuyambaye Kristo ashakamo inyungu birakwiye duhindukire tujye no mu murongo Kristo dushakamo kuko nabwo gukorera Imana nabi bitera umwako ibyo abandi baboneramwe amahoro uwo ushobora kuyabura kubera ko wihaye Imana nyine muri uwo murongo Imana ishimwe rero aho hantu naho usobanuye byari byiza benshi bajya bavuga ni pranke bizekeri kubera ari umucuruzi nyine nk'ukuri no kubyivugira wa YouTube buri ashobora kubavuza tereka no mu mugore wanjye ndahabona mu igishoro umuntu utazi ubwenge reka naho ngerageze umugore kuri YouTube iki kiruhuzo kirakomeye abantu bacyumva nyamara umuntu utazi ubwenge ashora umugore kuri YouTube niba abagabo tugera kuri YouTube tukahapfira abagore nibo bazahagera bakahagirira ubuzima c'est ça niba amarangamutima y'umugabo amugora ku managing w'umudamu abantu twebwe tumaze igihe muri YouTube turabizi YouTube nimva inakomeye si ugupfa kuyigobotora sibyo ntabwo se mutekereza impamvu hari abagore bamwe na bamwe bayigezeho bakaba mu ma etage batahawe n'abagabo babo nabo turabafite ibyo bintu rero byo byose tujye tubitekereza tumenye neza yuko ari imva y'ikitwa abahanuzi urakoze cyane hano harimo n'imbuzi zikomeye kuko igituma ndi kumva zino mbuzi ni ukuri gushingira kuri personal experience cyangwa se experience personnelle yawe yo ku giti cyawe atari undi muntu uri kuvuga nawe ubwawe iyo ukoranye evaluation n'umwuka wera turi muri iki kiganiro turi kuvugisha ukuri ujya ubona ko wasubiye inyuma ubona ko wasubiye inyuma ubona ko hari ibihe watakaje byawe n'Imana ni ukuvuga ngo Ezekiel rero nshuti y'Imana nawe ubwawe iyo wigenzuye na evaluation mugakorana n'umwuka wera ubona ko hari benshi watuma bagwa ubona ko hari benshi watuma bagwa basubira inyuma ku bwawe rero uramutse ubaye igikoresho gituma abantu bagwaho kugira ngo baze kumana kandi witwa umuvugabutumwa witwa umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zihindura abantu kuri Kristo erega Kristo ashobora no gukuramo inyungu we akagucyura bijya bishoboka cyane Imana ishobora kukuburamo inyungu ukomeje kuyombera no gupfa ubusa kandi no muntu reka mukure mu iki kibuga cy'abagihumeka umwuka w'abazima kandi kibabaje ntinabigucyuye basi ikwishyiriye aho igukiza uri kuvyumva ibyo ndi kuvuga ariko donc ukagererezo yego ave mu nzira kugira ngo ajyane azica ubugingo bw'abantu benshi urakoze cyane kandi byibura nturokoreremo ubwawe muri uko gutaha
ubundi reka dufate urugero wenda kuri aba bantu bakunda gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Yego. Urumva bamutumye kurimbura abantu bo muri Nyabugogo. Yego. Sibyo no urugero. Yego. Ariko igisasu bamushyizeho nawe kigomba kugira gute kumuturikana bakajyana. Urumva niba hari ibihembo yahawe asize atabiriye nta nazi ngo bizakoreshwa gute. Urugero utanze ndarukunze nawe ubu rero muri iyi pozisiyo urimo niko wari uhagaze kuko ubu ngewe nyuma y'iki kiganiro sinkiri kubara ko ndi kumwe n'Ezekiyeli abantu bari bazi. Ezekiyeli nahindutse ni ukuri kw'Imana sinkiri kubara ko ndi kumwe n'Ezekiyeli abantu bari bazi. Niyo mpamvu ibintu byawe ndi kubishyira muri past tense mu gihe cyashize. Nuvuga ngo uri Ezekiyeli abantu bari bazi atarahinduka kuko impinduka mbara ko umuntu azakira akimara kumva ijwi ry'Umwuka Wera ari bukomanga. Ubu rero byatangiye, ni ukuri byatangiye. Ntabwo yari inkuru dukoze dutwika kuko ntabwo twaza gukinisha abantu badukurikiye b'ibihumbi ngo dukore declaration tutazasohoza. Byazasigara ari urubanza rwawe ku giti cyawe kuko niba umutima wamaze kwakira ko ugiye kwakira impinduka ubu no mu ijuru babisinyiye ko Ezekiyeli agiye kwakira impinduka. Isi igiye kubona Ezekiyeli twifuza kandi ibyo ngenda byizeye kuko gutangira gukora ibi biganiro nkora uyu munsi wa none ntigeze nkora. Njye nari naranasezeye itangazamakuru bro. Nari naravuze ko ntazongera gukora itangazamakuru kuko njye niyigishiriza umuziki, nigisha abana, nigisha abantu bari hanze y'igihugu bakeneye kwiga piano na gitari. Nibyo bintu byangize busy muri iyi minsi. Numvaga mikrofone itangazamakuru naranayirekuye ariko Umwuka w'Imana yiruka kunsura arankomanga avuga ati genda ugarurire intama zazimiye kuko ngiye yumva bona hariya simba acira urubanza bwo mbaha amahirwe ko bigishoboka. Kuko muracyahumeka umwuka w'abazima. Ariko isimba mbona nyine n'abantu bakurikira ibiganiro byacu usanga bafitemo ibibazo byo guca imanza mu makomenti batuka. Ni nabo batuma tugendanira. Batuka aho guhugura. Ugasanga ubwo baratukana gusa ati njya mbona hari banabasabira urupfu ati ko hari abantu bari hanze bavuga ati Ezekiyeli yaba yarapfuye twazatega indege tukajya kubashwa kumakinga shwa kuko niba yapfuye. Ariko akenshi mba mbyiteguye gupfa kubera ko hari n'uherutse kumbwira ati aho tuzahurira ngezahita nishyira ribu nzahita nigemura. Yego. Ngewe isaha n'isaha n'ejo ni nabwo natangiye ikintu cyitwa guca bugufi noneho no kwiyeza. Yego. N'ubundi kwiyeza nge niyeza nk'umugeni noneho. Ni ukuri ndakumva. Reka nimureke twezwe niba urupfu rutinze Umwami Yesu Kristo ari hafi. Ntabwo yadusanga mu izi nkuru ngo tuhabonere ubugingo. Kuva nakumva uwo muntu ambwiye ngo umunsi aho uzasenga Imana igikunyuza ari hehe zobu mu nzira ni wa wundi wiyita umuhanuzi. Mwamenye twize kugirana ibibazo byo gufungwa. Si ngombwa wenda kumuvuga. Ye mwihorere rwose iki kiganiro ntabwo kigamije kuvuga abantu. Za WhatsApp ahangaha ndazifite. Arambwira tuzasenga Imana nuzajya ubugiye ujye ucibumoso n'iburyo ntizatume duhurira mu nzira. Yego. Imwe nge nawe kuko niduhura ikintu cya mbere nzahita nkora no kuzahita nishyira ribu. Rero iyo umuntu avuze gutyo ati ntabwo ribu izirirwa iza kunyishakira nge nzahita nijyana. Uhita wumva rero ko urupfu ruri imbere yawe. Noneho niyo ndebye muri commentaire abantu bandika ndavuga ni kabisa ahangaha isaha n'isaha impamvu yo gupfa iragaragara. Uwanyica sinzi uko byagenda. Nshobora no kuba ndi mu muhanda ndi kwita kuri za voice note nambukiranya umuhanda igata pya ukabura atashye. Ubwo rero kuva ejo natangiye ikintu cyitwa kwitekerezaho no kwicisha bugufi imbere y'Imana atari uko ndi gutinya gupfa ahubwo ari kugira ngo ntegure ngo ndamutse nanapfuye ndakirwa mu biganza byandi. Yego. Hari ikintu cyiza nabonye ku bw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Paulo yavuze gikomeye kijya kitugora gushyikira. Yaravuze ngo ibyarindamo yanjye nabihinduye igihombo kubwo gukunda Kristo. Kuva hari ibintu ukibona nk'indamo kuri YouTube kuri iyi channel nudafata initiative yo kwemera guhomba kubihindura igihombo biraza kukugora mu iki cyemezo. Kandi mu nzira Imana itungamo abantu nyinshi cyane zirenze igihumbi. Hari inzira nyinshi zirenze YouTube zisigaye Imana ishobora gukoza gutya umutwe w'urutoki gafunguka
ahubwo ukabona ko YouTube nta kintu yari imaze ariyo kukwangiza no kukwica gusa ukajya unayivuma ukagurisha na channel ntubyemera se ari n'igihe nigeze gushaka kuyishyira ku isoko umuntu ari mu mamagoro yo gukorera Imana ntabwo ubutumwa bwa Yesu Kristo kubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo bw'ukuri ari byo bidukoze isoni ku buryo bitwambika nabi bituma turya nabi bituma tutabaho nuko ahubwo akenshi n'ababikora hari igihe tubikorana uburyarya tukambara titeze ngo turakorera Imana kuko uyu munsi si wowe munyabyaha ukomeye uri kuri YouTube bro si nawe umuntu wakoze amahano menshi dufite n'abandi bubatse bafite n'insengero n'amatitira akomeye birirwa bazisambanyirizamwe abana b'abakobwa ngo bari muri za deliverance birirwa bahanurira aba diaspora babatuburira kugira ngo babake amafaranga bahindutse ibisambo bya Bibiliya ibyo bisambo byo ntibyaje kwidekarara kuri YouTube ngo tubibone ariko bifite intege nke inbox babana nazo ngo mwebwe icyo mwabarushije nuko intege nke zanyu zamenyekanye uri kumva neza ikintu ndi kukubwira nuko intege nke zanyu zamenyekanye rero kuba wifite umugisha wawe ko intege nke zawe zizwi ukabona ziza atari society zizi gusa biroroshye cyane ko haza impinduka ku buzima bwawe bigakunda kuko ushobora kuryama ntuvuze ngo iri joro naraye nitekerejeho none ndumva koko nanjye nkwiye guhinduka n'umwuka wera ako nakazi ka mwuka wera nanjye ubwanjye uyoboye iki kiganiro ninjya kuri televiziyo gutya ngakora ibiganiro bigamije kuzana impinduka muri gospel nganira n'abantu nyine basa n'abananiranye bafite amazina atari meza ntabwo ibi ngibi ari ikimenyetso gikonfirima ko njye ndi umwere yes nanjye bancunguye ntibamburamwo inkumba ikintu cyambayeho gusa ni umwuka wihishurirwa narushije abandi nkavuga ati ariko se nazanye bene data ba Ezekiel ba Pastor Claude bande bose n'aba bose ndi gutumira ndi guhamagara bahindutse ikimenyetso kigibwaho impaka byibura nabazanye mu modoka nicayemo tukagendera hamwe tugafatikanya twese gushaka uko twahinduka tugasa na Kristo muvugo no mu ngiro tukagera ku rwego dushakamo mba mbibona Abanyafrika bakunda kugira cyane ibintu by'amatiku n'amagambo babona uri gukora n'ikintu cyiza bakiyeranja ntibakibiremwe ikibi kubera ko ntabwo tugira umwuka wo gukundana no gushyigikirana no gutezanya imbere no kubaka inzozi zatangiye nziza z'umuntu ubwo usanga ikiremwa muntu dushaka ubwo kwiyeranja nitubura akantu kabi tubikuramo mu cyiza ndi gukora ntiyiyeranje se bikemo we no umukiranutsi w'Imana ubundi se ninde se nyine mukiranutsi ukwiye kuza agakora ibi bintu ko ari ubuntu bw'Imana ibi rero byambayeho so ko ari nge uri perfect 100% uko Imana ishaka ku buryo yavuga ngo niwe mwana wanjye nkunda kandi nishimira ku isi gendo cira abandi manza dore ko nta nundi gucira imanza kigano cyanjye ngiye kugitegura sinabanje kuguhamagara nkanaguteguza ati mwene data ndashaka ko twubaka gospel y'u Rwanda ikajya ku rwego twifuza kandi uri mu bayangije mu buryo utazi ngwino dushakira hamwe impinduka nta muntu ufata ku ngufu twese turabantu bakuze dufite amaranga muntu ntiwaza kwicara mu kiganiro nk'icyo utabitekereje ubwo rero mbikubwira ugahita ubyumva ukaza haba harimo uruhare rwa mwuka wera narwo rushaka ko Ezekiel ahinduka uziko nshobora kugira impinduka mu buzima bwawe ukazanshimira ti burya cya kiganiro twajyaje ku Yokamana TV cyagihe nyuma yaho nabonye umugisha w'Imana hari n'umuntu wanguriye inzu wanguriye ikibanza ubumeze neza na madamu nisubiriye mu buhanzi by'amateko nabivuyemo izo mpinduka nizo nge nifuza kumva kuko iki kiganiro hari rezilita atandema ngitegerejemo ejo ni nkubona uri mu isura nshya y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wow nzavuga ati je n'ai pas eu beau travailler je n'ai pas eu beau parler sinakoreye ubusa sinavugiye ubusa kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo twamamaje ubuto niyo nyungu yacu y'ukuri ngo abahindure benshi kugukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri utekereza ko byakugwa amahoro hagize ubwoko bw'Imana bukomeza kurimbuka buzize nuko wabahije ukuri ufite ku by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo byagusiga amahoro Imana irica ni ukuri kose mu bintu Imana ishoboye harimo no donc muri karite ziyigize mu byiza biyigize harimo no kwica noneho harimo no gukiza noneho yo ihora ishaka kutwiyereka nk'umukiza yego kugira ngo irokore ubugingo bwacu ariko kurokora ubugingo bw'umuntu bigirwamo uruhare na nyirabwo nyir'ubugingo ndetse n'Imana yo mu ijuru rero ikintu mbona cyiza koreza kiyera ntabwo ijuru rishaka kurimbuka ibyo bintu ntabwo bigeze babishyira no muri plan ntabwo bashaka kurimbuka hari ikintu nshaka kugaruka aho dusoza ikiganiro cyacu ndashaka kugaruka kuri verisiyo yawe n'itorero rya ADPR
ubundi Ezekiyeli nagiye numva inkuru zawe zitandukanye ibintu mukora birarebwa tuba tubireba twese tubigenzura nagiye numva verisiyo zawe zitandukanye n'itoro rya ADEPR Ezekiyeli Katabaro aratenze haraho mperuka kubona n'ifoto ya Rushema pata imyaka ibaye ngahe Ezekiyeli atenze ubundi gutengwa kwawe nayahe makosa watukoreye itorero ku buryo litagutengura kuko nabo bakurikira ibiganiro byacu turi kumwe na Ezekiyeli Mushyereka kandi muri Ezekiyeli Mushye nuko twifuza ko asubira no mu itorero gukora umurimo w'Imana byagenze ute ni byinshi rero yego byinshi reka hari dupanze undi munsi nta kibazo uravugaho gato niyo byaba iminota 2 gusa tubitambukeho impamvu yo gutengwa kwawe n'impamvu batagutengura rega niho nshaka kugaruka cyane impamvu ya mbere yo gutengwa kwanjye yes n'ubuhanuzi yego utigeze bwakirwa neza ngo bwishimirwe n'itorero yego ariko nkaba ntacyo nshinja umushumba mukuru wa ADEPR yego Pasteur Isaie kuko ntekereza ko nta mpamvu n'imwe yaba yaramuturutseho yego ahubwo imwe mu myumvire yo kwitorera nge waho nsengera niyo yabayeho kuko kugutengwa kwanjye ntago ari ubuyobozi bukuru bw'itorero rya ADEPR watenzwe n'umudugudu yego ndakumva kabisa harya umudugudu wawe ari uwuhe bwo ni Katabaro harya ADEPR Katabaro barurwa muri paruwasi iri muri paruwasi ya Muhima okay kuko ndumva ko na paruwasi ya Muhima itigeze bigiramo uruhare yego kubw'umushumba Jerishoma yego ahubwo wenda birashoboka ko umudugudu wanjye wababajwe n'ubuhamya cyane nagiye nkutangaho bigendanye n'ishyingirwa ryanjye n'ipfa ry'abana nagiye mbyara n'uburyo bagiye bashyingurwa birashoboka ko ari izo mpamvu yego ariko hari ibyo nakoze nanjye nyine nkabona yuko nabikoranye amarangamutima y'umujinya n'uburakari kuko iyo wakorewe amakosa burya nawe ukoramo amakosa yego mu kugerageza kuyakavaringa yego gusobanura byinshi buriya akenshi uriya nitumara guhinduka bo yego ab'Imana ishaka ko tubabo muri uru rugendo turimo dutangira hari uburyo Imana izaduha umwuka wo kuvugwaho ibibi tukirinda kugira icyo tubikomatinga tubisubizaho ubona ko iyo usubije kubibi kuvugwaho uba wakije umuriro kurushaho ukoramo ibyaha ukoramo ibigizemo ibyaha koze ubwo wahishuriye ibyo bintu ni byiza cyane kuko nk'ubu iyo nza kuba naratenzwe nkicecekera yego sibyo ntabwo mba maze iki gihe yego kuko natenzwe mu ibanga ryabo ku mudugudu sinatenzwe ngo bitangarizwe uwo yawatenzwe mu ibanga wo bihindura itangazo rya rubanda icyo ubwacyo ni icyaha ni n'icyasha ku itorero ikindi gusansibiliza inkuru zigiye zisohoka ku itorero buriya uri umwana w'itorero inkuru zasohoka aho kugira ngo yego ni nko kuba uri umusirikare yego mwaterwa n'umwanzi wo kugira ngo umufatanye kumurwanya wowe ugatiza umurindi wa mwanzi yego ibyo rero ni ibintu nagiye ngaragaramo cyane cyane ntabwo nzi ko hari igihe wenda nazabonana n'umushumba mukuru yego ngo mba ari we nzisabira imbabazi ku giti cyanjye oya n'ubundi urazisabira nicyo cyiza cya televiziyo amakosa nakoze naya nayo kuvuga itorero nabi nayo kwifatanya n'abagome n'abagambanyi yego batifuza ko umurimo w'Imana ugenda neza mu nkuru zavuzwe ku mabendera y'abatinganye nazigaragayemo ndashyushya yego inkuru z'ibyuma iwacu kuri ADEPR Katabaro nzimenye nazo ndashyusa z'abacuranzi b'ibyuma yego ibyo byose ni ibyaha byagiye bituma shyirwa kure y'urugo rw'itorero yego ku buryo ntago nahisha abantu nanjye ubwanjye mfite ikimwaro cyo kuba nagenda nkicara mu rusengero c'est ça meze nk'umuntu wahise uhindurwa igicamuke urumva ahantu satani ari kukugeza ukuntu ari habi nubwo turi kumunesha ubu nta nubwo wapfa kumbwira ngo ku cyumweru ngo ninjye mu rusengero nyine iyo ngiye nkicaramo hari igihe najyaga mbigerageza nkagenda nkicaramo ariko akaba ariho uburira amahoro kandi ari amahoro aba atasoma umutima wa pasiteri atasoma umutima w'abaririmbyi w'abadiyakoni
nkahita mbona ko bari kumfata nk'umuntu waje gushaka amakuru mu rusengero. Yego, Satani ni mubi, yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Rero njyewe tugomba kumunesha in the name of Jesus. Mu nkuru n'ibiganiro nagiye ngaragaramo ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirondore, ariko bene data bafite umwuka wera ntawe ndenganyiriza kuba yarantutse, wari ukwiye gutukwa. Hari icyiciro nari nkwiriye. Yego, nkwiriye nyine muri kategori y'inkuru dukora, nkwiriye kuba napfa. Yego, kubera ko hari abo mbangamira, hari inyungu z'abantu mbangamira. Niyo mpamvu umbwiye ko icyamuruhura umutima ari uko napfa, simbimurenganyiriza. Yego, birashoboka ko umwuka uri kunkoresha ibyo ari we wagiye kuri we, ugahita umwereka ati gasunike gapfe, kugira ngo twe turashaka ko karimbuka, wesunika apfe cyane. We iyorosa umutaka wo kugaragaza ko uri umukozi w'Imana, nawe yiyorosa kugaragaza ko ari umwana w'Imana, gubanyishano agubanuke birangira. Rero mu bintu byose nagiye ngaragaramo bitarondoreka, n'ubundi nkomeje ya nzira yanjye yo guca bugufi, nsaba imbabazi. Ni n'umugisha wo kuba kuyobokamana kuri YouTube channel natangiriyeho. Mbere yuko nshyirwa ku zindi YouTube, ndabizi iyobokamana iyo YouTube natangiriyeho, kandi njye ntabwo nshobora kwibagirwa yuko ishingurwa ry'umwana wanjye wapfuye nashyinguriwe n'umuntu wo kuyobokamana. Muri cya gihe iyobokamana yakoranaga n'Isezerano TV. Yego, ndabyibuka, baradukurikiranaga cyane. Yego, niyo muntu wamfashije kubona circle, amfasha kubona uburyo bwo kujya gushyingura mu mahoro. Yego, umupira warengeye niho turenguriye. Yego. Rero naje mpakirijwe, meze neza, magaze neza. Ndabyibuka, uyu munsi mpagarutse ndi umunyabyaha ariko wifuza guhinduka. Yego, abantu b'Imana n'abatarab'Imana n'abifuza kuba b'Imana, yego, baze dufatikanye guhinduka, duhindura abandi cyane. Birashoboka. Abantu bambabarire ku byaha n'ibicumuro mu rwego rwa sosiyete, ku rwego rw'itorero. Yego, ADPR urugendo rwo ndacyarutangiye, nibiba na ngombwa icyo nategekwa gukora ari ukuzenguruka mu nsengero zose za ADPR ngenda nyuramo. Yego, ngiye nabikora, ariko nkashimishwa no kuba mu itorero. Oya, uragarukamo rwose, I believe it, ndabyizeye cyane. Ugomba kugaruka mu murimo w'Imana. Sabwa n'abashumba benshi gushaka adresse batarabo muri ADPR, mo mu yandi matorero. Yego, hamwe bumva watenzwe bagasamira hejuru. No mu minsi yashize hari ikiganiro nigeze gukora, ndavuga nti noneho seze ADPR narabikoze ku kiganiro, ariko nari namaze no gutanga itangazo ry'umushumba ushobora kunyakira, ndimo ndashaka kujya mu itorero ryitwa EPR, nanone nkumva nakwigira muri Anglikani, noneho birangira mbuze amahitamo. Yego, ndabari nubwo nasezera ikamite nigumira gutya nta kundi. Yego, ariko numva imbaraga zikinkundishe ADPR. Yego, Katabaro niba bankurikiye umuyobozi wabo Pastor Rushema, bambabarire. Oya, no umubyeyi Rushema ndamuzi, nawe arabyumva, kandi bibaye byiza ntiyakwanga kwakira nta bimugarukiye. hagarurwa mu itorero. Yewe sinari nsanzwe n'ubundi ndi umwana mubi, kandi sinari nsanzwe imbaraga zanjye zidakora itorero, barabizi. N'ahantu henshi nagiye mbwiriza ubutumwa, sinigeze nisanga mu cyiciro cya babandi bahamagarwa ngo bahite bashyira imbere ngo bakeneye amatike ngo kugira ngo ahaguruke. Oya, nakoreshaga imbaraga zanjye ugakorera Imana mu mucyo mukuri. Yego, rero abashumba b'itorero ryanjye mumbabarire ku byaha n'amakosa, yego, n'ibisa n'amakosa byose nagiye ngaragaramo, n'abandi bantu munkurikiye, imiryango yabo nagiye mvugaho, abafite abantu bakunda nagiye, abagizweho ingaruka n'ibiganiro byawe. Umuntu wese wagizweho ingaruka n'imvura y'amahindu yatewe n'ibiganiro byanjye, ambabarire. Icyo ndi kwifuza ni uguhinduka, nkahindura, nkabona uko mpindura abandi. Buriya biragora gufata Bibiliya ukigisha ijambo ry'Imana utabanje guhinduka. Yego, kuko uwubwira nta yindi mbuto aba kubonamo, ariko mu rugendo rwo kwatura no kwihana
nirwo ndimo kandi ndacyarukomeje. Ntabwo bigomba kurangirira uku nguku ngo birangire muri ibi biganiro, bigomba guherekezwa no kugaragaza imbuto. Nubundi nicyo kizabwira abantu ko wahindutse. Ni rezilita y'ibi turi kuvuga. Ntabwo umuntu abona yuko wahindutse kubera ko watuye, kubera ko wabivuze cyane, ahubwo imbuto kandi muri iyi minsi ndabizi ko abantu kuva nagaca bugufi ndi kuzamuka umusozi nsaba imbabazi kubw'urupfu rwa nyakwigendera dore imbogo aruhukire mu mahoro, n'abandi bose nagiye mvugaho gutyo, ndimo ndagenda nyine nanjye mbikosora kugira ngo ntabwo uhita ubihirimisha byose. Ndabizi ntihagire abantu bagutera amabuye. Guhinduka ni process. Wowe upfa kuba wemera kwakira impinduka. Don't worry. Nibyo ngibyo bambabarire rwose, abakomanteri namwe mumbabarire pe, kuko na komanteri ziri mu bintu yego bituma umuntu noneho arunda umukiriya. Hari abidefana ngo ntibajya ngo bazisoma. Kuzisoma njyewe iyo nzisomye hari igihe mba numva nahita ntera kamera nkahita nsubiza wa mukomanteri. Urumva ko umutima hari ukuntu umuntu abigicamo cyane ibyo nakubwiye akumva ntacyo bimubwiye kandi gihari. Umuntu akubise komanteri hari nk'uwejo yankubise komanteri avuga ngo Ezekiel wavuye ngo muri ibyo bya YouTube ukajya gushaka ibyo ukora kakazi gahari, mpita nibuka ko akazi kugira ngo uzapfe kukabona bigoye. Nibuka ko kuva nakabona perime nta n'urambwe nabonye perime. Ufite perime? Bantu mudukurikiye muhereze Ezekiel akazi k'ubushoferi. Nta n'urambwira. Ufite kategori? Mfite B. Wow. Nta muntu n'umwe urambwira ngo habonetse akaraka ko gutwara wenda abashyitsi bavuye ku kibuga cy'indege. Wapi? Uri kumva rero biragoye guhita usenya ibyo wari urimo ugahita ujya gushaka. Kandi none ubuzima twe turimo kirya gihe bwarahindutse. Ubu ngubu ntabwo nkiba muri ka kazu k'icyumba na saro. Ubwo byasabye ko njya muri bibiri, ubushobozi bwo kwishyura bwariyongereye. Ntabwo nkicara ku mukeka, byasabye ko bisaba ko njya mu nzu ifite intebe. Ibyo byose urumva ni processes zisaba kugira ngo habeho ubufatanyabikorwa bw'abakomanteri batangire bagusunikire mu bihe byo gusenga, bakwereka ko bari kugusengera, bakwereke ko ku cyemezo wafashe bakuri inyuma. Iyo ubona hari abantu bakwereka ko bakuri inyuma bituma ukomeza inzira wagize gute watangiye. Ariko iyo ubonye bavuga ati niko twakumenyereye, niko wagize gute, niko watubereye, urakapfa bituma nyine urunda umukira cyari. Ubundi umuntu ugusunikira mu mpanga wihuta kugwa mu mpanga, ariko gukura mu mpanga mu by'ukuri nawe n'abantu barabyumva. Rero njye nsabye imbabazi, kandi njye ntabwo njya nsaba imbabazi zo gutwika cyangwa se no kubeshya sosiyete. N'ubundi YouTube channel yanjye banze nk'umuhanuzi. Initwa Kiranuka. Izina rikomeye cyane. Nahitangiro nyicishaho inkuru n'ibiganiro by'ubuhanuzi. Rero ibyo ntabwo byananira, ndacyakomeje, ariko wa mwuka wo kongera kumva ijwi ry'Imana, icy'Imana ivugana n'abantu ugomba guca mu mbabazi duhawe n'abadukurikira n'Imana. Kandi nzi neza ko Imana yo imbabazi bayamaze kuzitanga, ikiba gisigaye no kugira ngo yemeze imitima y'abantu ko ari Imana y'inyembabazi. Ndishimye cyane, tugeze no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka ngushimire ndetse nguhe na felicitation. Reka ngushimire nguhe na felicitation kuko Imana ikoze umurimo mugari muri wowe, ntabwo uri umwana wo kurimbuka. Tugiye gusenga, ngiye kugusengera ndetse mfatikanije n'abandi bera badukurikiye kugira ngo umwuka wera w'Imana aherekeze bino bintu n'izi ndahiro tugiriye imbere y'Imana, kuko ku giti cy'umuntu ntiyabyishoboza, ariko hamwe n'Imana tuzakoresha iby'ubutwari no ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Mwami Yesu Kristo, Mana nziza, Mana ikomeye, Data twese uri mu ijuru, turagushimiye ko waduhamagaye ukadutoranya. Ntabwo ari uko twari tubikwiye, ahubwo byakozwe n'ubuntu bwawe n'ukuboko kwisumba byose. Aka kayandi kumwe na Ezekiel muri iki kiganiro ndetse turagisoje. Turi mu kiganiro cyitwa Iyobokamana twifuza. Amen. Turifuza iyobokamana nziza itarimo gushinyagurira, itarimo amatiku, itarimo gupfobya, itarimo gutukana, itarimo amashyari, itarimo inzangano. Turifuza ko ibiganiro byacu b'umurongo uhindurira benshi kugukiranuka, kugira ngo tureke kuba ibyapa, ahubwo natwe twisange mu rugendo rw'abana b'Imana bazahemberwa ibyo bakora. Tureke guhinduka ibyapa biyobora abagenzi, twebwe tutarabasha kwiyobora tutarahindutse. Turifuza gusa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, mu bituranga byose. Uyu munsi Ezekiel afashe icyemezo cyiza
kuko yamaze kubona ko umutima we watanye wakuvuyeho akigendera mu byo ashaka agatukisha izina ryawe kuri uyu musozi w'itangazamakuru ariko ubwo umwuka wera ahari akaba yaramusanze akamwumvisha ko no murongo arimo atari mwiza akaba afashe umurongo mwiza agiye kujyamo Satani ari inyuma arwanya ibyo bintu ndetse cyane ndamusabira kwakira impinduka mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo urwego rumwe urumukureho umugeze ku rundi kuko hari intsinzi twiteguye kuzabyina igihe tuzaba tubona impinduka za Ezekiyeli ari umukozi wishimira ntabwo dukwiye kumujajinga no kumutera amabuye ahubwo tumusabiye kwakira izi impinduka no kuzigenderamo kubw'inyungu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni mu izina ryawe tubyambaje ko Yesu Kristo urakoze amen none hari umuntu ushobora gukena kukuvugisha ushaka gutanga contact zawe mu buryo butandukanye ko dukurikirwa n'abantu benshi bashaka gukenera kukuvugisha yego bashobora no kugera kuri kirano banakore subscribe rwose kuri channel yawe biraba byiza cyane ndifuza ko bashyigikira kuko ndifuza cyane kwinjira mu nkuru zijyanye no gukorera Imana no gukora ubuvugizi no kwakira ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza n'ibyo bintu numva nifuza kuba nakwinjiramo birumvikana ko ari ibintu biba bikeneye support y'amaboko y'abantu bagusengera kugira ngo Imana ibigushoboze inakurinde amaso arangamiye iby'isi ubwo rero abadukurikiye nibo babifitemo uruhare nubwo nanjye binsaba uruhare ariko birasaba uruhare rwo kunsengera n'ikindi umutima wabwiriza umuntu gukora telefoni zanjye ni 0787 68 7 6 niyo nimero yanjye ya telefoni rero ni urugendo natangiye ndimo ndakinisha filime za gikristo iri guca kuri ya CP TV show niho nayitangiriye ni filime yitwa Nyiramiruho mbese muri make ndimo ndategura kuva muri iki kintu cyitwa bino biganiro ninjira mu bindi mbona ko bifite umurongo niyo mpamvu urumva narabitangiye iyo filime no kuyireba uze ko link yayo ndayipininga munsi y'iki kiganiro kugira ngo abantu Imana baze kuyireba duteze Ezekiyeli imbere Imana ibaho umugisha urakoze cyane gushima Imana iguha umugisha asante kandi komeza iyi nzira ni nziza no kuba buriya ubona umpamagaye ukambwira ati ndifuza ko dukora ikiganiro kimeze gutya na gutya wamfashije hari abantu tubana nabo bigatuma batadufasha gushyira mu bikorwa ibyo turi gutekereza mu mitima yacu batakugiriye inama hari n'abandi buze kubona babone ko habayeho igihombo gikomeye ariko reka mbizeze ko nabo ni ibintu bizabagira umumaro ubutumwa bwiza turemera guhomba murakoze cyane Imana y'umugisha nanjye ndabashimiye asante namwe mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu dushimire abantu bose mwarebye iki kiganiro n'abari kureba n'ibindi dushimire na cameraman yitwa Jam ushaka amafoto meza amashusho meza mu birori byinshi bitandukanye wajya ku social media atandukanye wandikemo Inyundo Images urabona ibikorwa bitandukanye atugezaho thank you